Ndagusuje wowe ubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bageraho hano buri mwanya kuri Hip-Hop TV. Urababona abana bagera kuri batatu baje kugira gutya kicwa n'inkongi y'umuriro yaje gutwika inzu bari barimo. Murabyibuka ko mu ijoro rya kera ubwo hagiye habaho ikibazo cyo kubura k'umuriro, ubwo umuriro rero wazaga kujya gutya ngo ukagaruka, biravugwa ko ari wo ushobora kuba ngo wagarukanye ingufu zikomeye biza gutuma haza gutangira kubaho kw'inkongi y'umuriro muri iriya nzu. Abana bagera muri batatu bakomoka mu rugo rumwe babyarwa n'umubyeyi umwe hariya wa Ruti hariya Nyabugogo muri Kigali, baza kugira gutya bahitanwa n'iyi nkongi, dore ko abatabaye bagerageje gutabara aba bana bikanga, bikaza kurangira bahiye bagakongoka. Abana bagera kuri batatu b'uyu mubyeyi baje kwita Imana bazize guhira muri iyi nzu yaje gutwikwa n'iyi nkongi y'umuriro yari ikomeye cyane, biturutse ku mashanyarazi nk'uko bagiye abaturage babivuga bari hariya. Uyu mubyeyi rero akaba yari asanzwe ubundi afite abana bagera kuri batandatu, ariko batatu bakaba baje guhitanwa n'inkongi y'umuriro, dore ko uyu mubyeyi atari ahari, abana ari bo bonyine bari mu rugo, ndetse inzu ye ikaba itari inakinze, ariko biza kurangira abana bahiriyemo barakongoka ubwo umuriro wari ukirimo ugaruka. Byaragahinda kenshi rero guhera muri iryo joro ndetse kugeza na n'ubu. Uyu mubyeyi akaba atangaza ko kugeza na n'ubu ngo atari yabyakira ibyo kubura abana be bagera kuri batatu bakaburira, akaza kubaburira icyarimwe.